Ikaze muri iki kiganiro cya Tembera Uburayi, aho muri kumwe nanjye Dr. Francis, your mentor and life coach. Iyi ni program ya Mega Global Link ku bufatanye na Safe Flight Link, aho tuzadufasha abantu gutembera Uburayi. Of course, harimo byinshi, package yose. Hari abifuza gutembera muri biriya bihugu byose by'i Burayi, hari abifuza kujya kwigayo, hari abifuza kuba bajya kwivuzayo. Izo gahunda zose zirahari. Muri iyi program dutanga package yose yuzuye, aho uzajya ubufitemo visa application kugufasha gushaka visa of course, ariko ikibanza mbere ya byose ni travel consultants cyangwa se kukwigira urugendo ko rwagenda. Ni benshi bitinya bakumva batagenda, ni benshi batekereza kugenda bakumva ntacyo bakungukiramo, nyamara akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Kuri ibi uzasobanukirwa ko nawe byashoboka gutembera Uburayi, uzasobanukirwa ko imari wakoraga hirya no hino mu bindi bihugu ugeze Uburayi wazibona kuri make kandi zifite karite nziza. Uzasobanukirwa ko ushobora kubonayo byinshi byagufasha n'umuryango wawe. Ku bijyanye n'uburezi muzamenya kandi ko hari amashuri meza kuri karite nziza kandi adahenze nk'uko mubitekereza. Tuzabafasha no kubona ayo mashuri, kubakonekitinga n'ibindi. Ku bakenera kwivuza bakajya hirya no hino, bambibutse ko ubuvuzi bw'i Burayi buteye imbere ndetse ari n'ubwa mbere ku isi. Mu gihugu cyose aho wifuza kwivurizamo, aha turagufasha. Kubifuza gutembera ni akarusho kuko visa ya Schengen igufasha kujya mu bihugu 27, kandi iyo wageze muri kimwe ahandi biba byoroshye. Ni ugukoresha za train, ni ugukoresha indege zidahenze n'ibindi. Kubabonera amatike y'indege afite discount, amahoteli, kwivuza ndetse n'ayo mashuri. Inshingano zacu muri iyi program ya Mega Global Link iri hano mu Rwanda, ikaba irinkinze ku bihugu bitandukanye byo muri Afurika ndetse n'ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Ikaze mwese.